Amahoro y'Imana bavandimwe inshuti za Yesu na Mariya na Alphonsine yankurije ubaramutsa, nari ngarutse ngo dukomeze kuvuga ineza ya Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nzagushimira Nyirimbabazi, nzakubyinira ndi mu ikoraniro, nzahamya hose urukundo rwawe, nzaba igikoresho cyawe rurema. Warankunzura ntanesha, humbarira mu bana bawe, niyangiza ikimputaza, urampumuriza dawe nzagushimira Nyirimbabazi, nzakubyinira ndi mu ikoraniro, nzahamya hose urukundo rwawe, nzaba igikoresho cyawe rurema. Ibyo wantegetse byose siko nabirangije, nagucumuyeho kenshi ariko uranyegera dawe nzagushimira Nyirimbabazi, nzakubyinira ndi mu ikoraniro, nzahamya hose urukundo rwawe, nzaba igikoresho cyawe rurema. Singizwa Mana idukunda, singizwa Mana iduhora hafi, singizwa Mana waturemye mu ishusho yawe, singizwa Mana uturengera ubudatuza, ukatubera Imana, ukatubera umubyeyi, ukatubera umurinzi, ukatubera umushumba, ukatubera byose mu byigira neza. Uragahora usingizwa Mana y'isi n'ijuru. Tuje kugusingiza hamwe n'abavandimwe bacu, tugushimira ibyiza byose tugukesha mu buzima bwacu, tugusingiza ineza watugiriye mu bihe bitandukanye, tugusingiriza imbabazi uduhoranira, tugusingiriza urukundo rwawe. Turagusingiza kandi ko tubabarira ibyaha byacu dawe mwiza. Turacumura kenshi, turavuga tugacumura, turatekereza tugacumura, turareba tugacumura, turumva tugacumura. Mana igira neza, utubabarire kuko turi abanyabyaha. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Roho wa Nyagasani, turagutumiye ngo uze utwigishe, uze utuyobore, uze uduhe ubwenge, uduhe ubwitonzi, uduhe ingabire zawe. Ngwino Roho wa Nyagasani. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riri mu Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Yesu akize ikimuga ku cyuzi cya Betisida. Ibyo birangiye, haba umunsi mukuru w'Abayahudi. Yesu aboneza ajya i Yerusalemu. Aho i Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betisida mu Gihebureyi, kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje ko amazi yibirandura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi, akabirindura amazi, maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka
agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yesu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi. Igihe amazi yibiranduye, iyo ngerageje kujyamo, nsanga undi yamanukiyemo. Yesu aramubwira ati haguruka, ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Ijambo ry'Imana. Ni ivanjiri rero ya Yohani y'uyu muntu w'ikimuga, uyu muntu wari wararwaye yaraheze, maze nawe imyaka 38, akagerageza kugira ngo nawe ajyemo mu cyuzi, umumarayika aje agasanga abandi bamutanze kuko yari umurwayi, abandi bagiraga abantu babo ngo babafasha bagahita baboherezamo, we ntiyagiraga umuntu umufasha kugira ngo ajyemo. Nuko Nyagasani abona ubwo bubabare bwe amaranye igihe kirekire, imyaka myinshi. Urumva umwana wavutse akaba agize imyaka 38 rwose, aba ari umugabo mukuru wubatse, uhamye, ushinze urugo rukomeye. Nuko Nyagasani rero aramukiza, aramubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Nuko Nyagasani adukiza. Ntabwo uko dufite ibituremereye, bitubabaje, ariko dukira uwo munsi, mu cyumweru kimwe, mu kwezi kumwe. Ibaze nawe imyaka 38. Ariko igihe kikagera, isaha Nyagasani ikagera, akagira ati haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ni isomo rero nkunda cyane, ntabwo ryo naryumvanye umupadiri aryigisha, ahubwo kwa kundi umuntu aba ari mu rugo afite umwanya yumva ibindi yatunganije. Hari igihe byambaye nkajya numva ndashaka gusoma Bibiliya, nkumva ndayinyotewe, noneho nza gusoma rino somo. Imyaka 38, nta muntu n'umwe umwitayeho, umuryango we waramutaye aho ngaho. Mbese ni nka za nkuru tujya tubona bakakubwira ngo umuntu yaramugaye, umuryango we waramutaye, umuryango we waramuhishe. Umuntu yabyaye umwana utameze neza, yamutaye mu bitaro. Ibyo murabizi, bibaho. Abantu bafite uburwayi, bafite ubumuga, burya bahura n'ingorane zikomeye. Nuko ariko nubwo ya myaka ari myinshi, bwa burwayi bw'igihe kirekire, Nyagasani akaza ati haguruka wigendere. Ugahaguruka. Ubwo niba yaragize 45, 40 ingahe, iyo yarasigaye yose yayibayeho mu munezero, yahuye na Yesu. Iri somo rero ndarikunda cyane, kubera ko hakuntu nyine uribaza ya myaka myinshi ubabara. Reba iyo ufite nk'ikibazo kikuremereye, ugasenga, ukazagera ukiyakira, ukumva nyine ubwo wa mugani batubona niwo musaraba wawe, ukumva niwo musaraba wawe, ukawakira. Nuko Nyagasani akagira akagukorera ka surprise, ukabona ashubije ikibazo cyawe mu gihe utabitekerezaga. Buriya Nyagasani agira neza, Mana y'isi n'ijuru. Nyagasani aradukunda, Nyagasani aradutonesha. Haba ari ikibazo umaranye umunsi umwe, haba ari ikibazo umaranye imyaka 30, haba Nyagasani burya bahari, agendana natwe. Rwose tujye tumwizera, aradukunda cyane. Iri somo nongeye kurisoma ntekereza ukuntu nanjye Nyagasani yangiriye neza. Ubwo ni rwa rukundo rwe, ni ya neza yahora atugirira. Yewe ndi umuntu urwara amenyo cyane cyane, ariko kuva na kera. Noneho nari ndwaye iryinyo rimereye nabi, ariko ni nko muri 2015 hari, ndumva ari nk'icyo gihe. Noneho umuntu twari duturanye, ubundi najyaga kwifuza amenyo muri Kahashi. Umuntu twari duturanye arambwira gutyo twiganirira bisanzwe, ngo hariho umuntu ngo wagiye kwivuza kuri Kahashi, ngo w'umudamu mutoya nk'ubyaye kabiri, ngo hanyuma ngo iryinyo rye ngo barikura nabi, ngo bakoma ku mutsi, kumwakura kuri neya, umudamu arapfa. Si inkuru nahagazeho, ariko iyo nkuru yanteye ubwoba, ntinya gusubira kwivuza. Kandi mfite iryinyo rimereye nabi, rishaka kuvamo kandi nirivemo, kandi nkumva nta n'ahandi nzi. Nyine njye nari narivuje Kahashi gusa ariho nizera. Ndatinya. Bibaho rimwe
Padiri Ubalidi ajya gusengera ku irebero. Arangije rero gusabira abarwayi, kwa kundi yavugaga abantu Yesu yakijije, aravuga ngo hari umuntu ngo wari urwaye iryinyo, ngo none ngo Yesu ngo yarikijije, ngo koramo wumve ngo unyeganyeze ngo urarivanamo. Ego Mana we, naraturitse ndaseka, kuko urumva umuntu aba azi ko Yesu akiza ibintu bikomeye. Yesu akiza sida, Yesu akiza kanseri, Yesu akiza abantu barwaye indwara bari bagiye kubagwa, abantu bari bafite ibintu bikomeye, ahumura impumyi, mbese ibintu bikomeye cyane. Naraturitse rero ndaseka, se buriya Yesu koko n'iby'amenyo abyinjiramo. Nyumva ni ibintu byiza nyine bitangaje, nta nubwo yari amenyo y'abana, yari amenyo y'abantu bakuru. Kuri nawe nanjye ndatekereza ngo uzi ko ngiye kujya mbwira Yesu nanjye akazanyikiriza rino ryinyo. Ntangira rero kujya nsengera iryinyo ryanjye. Bibaho hashira nk'amezi nk'atandatu hari cyangwa 5, ntabwo mbyibuka neza. Nuko rimwe ngira gutya iryinyo ryanjye nari nararyakiriye, nkahora kuri antibiyotike ngo ye kuzamo infection. Rimwe gutya ndimo kurya ntamiye umugati, ngiye kubona mbona iryinyo riraje riravuyemo. Nta nubwo ryacikiriye, nyine ryavuyemo nk'iryo umuntu Yesu yakirije ku irebero. Ndavuga ariko Yesu uri mwiza, ugira neza. Urumva noneho nta na siranse nari mfite kujya kwivuza. Yesu aranyivurira, nuko iryinyo rivamo, umusonga urakira. Mbese Yesu agira neza. Yesu ni umubyeyi mwiza, Yesu aradukunda, Yesu aradutonesha. Ni ukuri kose ineza Yesu yabagiriye mujye muyibwira abandi, mumuhamye. Yaje ku isi anyura hose agira neza, niko batwigisha, kugira ngo iyo neza ye ikwire hose. Abamumenye rero tujye tubwira abandi neza ye, tubabwire urukundo rwe, tubabwire imbabazi agira, tubabwire impuhwe agira. Byubaka imitima, byubaka kiliziya, kandi bifasha abantu kumukunda no kumwiyegurira. Ni inzira nziza igana ijuru. Aragahora asingizwa. Ibyo wantegetse byose siko nabirangije, nagucumuyeho kenshi, ariko uranyegera dawe nzagushimira Nyirimbabazi, nzakubyinira ndi mu ikoraniro, nzahamya hose urukundo rwawe, nzaba igikoresho cyawe rurema. Yesu mwiza, turagusingiza, turagusingiriza urukundo rwawe, turagusingiriza imbabazi zawe, turagusingiriza impuhwe tugirira. Turagutura abarwayi bo mu buryo butandukanye, abantu batawe n'ababo, abantu birengagizwa n'ababo, ababo bagira ipfunwe ryo kubagaragaza, ryo kubareba kuko bafite inenge runaka. Yesu mwiza, ubasange, ubahumurize, ubahe amahoro yawe, kuko uri Imana ikunda bose, uri Imana ikunda abaciye bugufi. Yesu mwiza, ubahe kukumenya. Uragahora usingizwa Yesu mwiza. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma uwasha guhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagarare uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira tw'abaguhungiyeho. Dusingeze Imana yaduhaye ibyiza,
iduha ubugingo bw'iteka. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana Umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire, kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu. Kandi abamutinya bagirira impuhwe, uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Yerekanye imbaraga zimuri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo. Yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene, abashonji yabagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Israheli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dusingize Imana yaduhaye ibyiza, iduha ubugingo bw'iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro ya Kristo bavandimwe, inshuti za Yesu na Mariya. Rero Yesu abagenda imbere mu byo murimo byose, umubyeyi w'Imana abashyigikire mu byiza byose mukora. Roho wa Nyagasani abayobore, maze tuzabe abagenerwa b'ijuru. Imana ibabemo, Imana ibe hafi yanyu, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.